Samweli aragenda abibwira Eli umutambyi ati hari ijwi ndimo kumva ririmo kumpamagara maze umutambyi aramubwira ati ntibyongera kuguhamagara witabe uti karame n'umwanya mushobora byose nanjye ndakwitabye Yesu unkoreshe icyo ushaka niyemeje kugendana nawe iteka ryose nkamubishoboze nanjye ndakwitabye Yesu unkoreshe icyo ushaka niyemeje kugendana nawe iteka ryose nkamubishoboze mu maso y'umuremyi wacu erega nawe arashoboye yakora imirimo myiza no kuririmba no kubwiriza ndetse no gufasha abandi yagarura benshi kuri Yesu mwamukomeye nanjye ndakwitabye Yesu unkoreshe icyo ushaka niyemeje kugendana nawe iteka ryose nkamubishoboze nanjye ndakwitabye Yesu unkoreshe icyo ushaka niyemeje kugendana nawe iteka ryose nkamubishoboze niyemeje kugendana nawe iteka ryose nkamubishoboze niyemeje kugendana nawe iteka ryose nkamubishoboze. Murakoze, reka nsuhuze n'abana. Abana y'ababyeyi batubyaye y'itorero ryatureze n'igihugu cyaturetse ubuzima bwiza imbere n'inyuma. Murakoze, mwongere ijwi, reka dutangire. Choice: environment, liquid, exercise, belief, rest, air, temperance, integrity, nutrition, social and support. All these are celebrations. Abyumvishe noneho ni ijambo rimwe rikuye muri celebration. Reka dusabe abana begera inyuma, abo masomo begera imbere. Umwana ufite isomo wese yegera imbere. Abana bafite amasomo aribo begera imbere, abafite tugiye guherana. Umwana uzajya uvuga azajya azahagarare hano mpagaze. Muri kumbona? Uzajya uzuhagarare hano.
reka dutangirire hano ku ruhande. Twavuze ngo iki? Umwana uzajya ujya kuvuga azajya agenda ahagarare hariya. Mwese mwanyumvishe? Sabato nziza, umunsi w'umunezero. Nitwa Mujara Benedict, ngiye kubabwira icyigisho cya kabiri. Umunsi wo guhemba abakozi bo mu zabiro. Icyo kwibukwa, Imana ifata abantu bose kimwe. Ubutumwa, Imana ishaka ko tugira abandi neza, nuko nayo itugirira. Haleluya. Sabato nziza, umunsi w'umunezero. Amazina yanjye nitwa Keza Daisy, nkaba ngiye kubabwira icyigisho cya karindwi. Guhitamo kw'Imana. Iyo twibutse ubutware bw'Imana tuba tuyihimbaza. Icyo kwibuka, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu imanza gisohoye. Nimuramye yaremye ijuru n'isi, amasoko y'amazi. Biboneka muri Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 7. Ubutumwa, iyo twibutse ubutware bw'Imana tuba tuyihimbaza. Haleluya. Isabato nziza kandi umunsi umunezero. Nitwa Isheshe Shobera, ngiye kubabwira icyigisho cya gatatu kivuga ngo gukunda abadakwiye gukundwa. Icyo kwibukwa, mwubahe abantu bose, mukunde bene data. Biboneka mu rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 17. Ubutumwa, Imana ishaka ko dusanga abanenwa n'abandi. Haleluya. Reka dusabe abantu bo hejuru ku byuma bongereho mikrofone, abana barivuga gakeya kugira ngo muze kubumva neza. Muri kubumva neza? Muri kubumva? Abana mubongere kugira ngo muze kubumva. Sabato nziza, umunsi w'umunezero. Nitwa Genorani, ngiye kubabwira icyigisho cya 8. Amazi ava mu rutare. Icyo kwibukwa, kugira umwami iminsi yose, kuko umwami Yehova ari urutare rw'iteka ryose. Ubutumwa, twiringira Imana tuba tuyiramya. Haleluya. Sabato nziza, umunsi w'umunezero. Ngiye kubabwira isomo riboneka muri Imigani igice cya 31 umurongo wa 4. Haravuga ngo agakiza kabona k'Uwiteka, umugisha utangiwe ku bantu bawe. Haleluya. Isabato nziza, umunsi w'umunezero. Nitwa Ineza Atete Sharon. Icyigisho cya 6. Amazi arura yahinduwe meza. Icyo kwibukwa, ndagushimisha umutima wose. Imbere y'Imana ndakuririmbira ishimwe. Ubutumwa, iyo duhimbaza Imana tunezerewe, tuba tuyiramya. Uyu mwana mumuha amashyi. Murabona atakuze? Murabona atakuze? Ejo bundi muribuka avuga bikamunanira, ariko noneho ubu ngubu abikoze neza. Ubutana bwo muzamubona. Isabato nziza, umunsi w'umunezero. Nitwa Irasubiza mu Gishevani, ngiye kubabwira isomo riboneka muri Zaburi igice cya 31 umurongo wa 4. Haravuga ngo
kuko ari wowe gitare cyanjye n'igihome kinkingira, kubw'izina ryawe ujya imbere unyobore. Haleluya. Sabato nziza, umunsi umunezero. Nitwa Mugisha Carmel, ngiye kubabwira isomo riboneka muri Yobu igice cya 8 umurongo wa 7. Haravuga ngo nubwo itangiro ryawe ari rito cyane, amaherezo yawe yakunguka. Haleluya. Reka dusabe abana bamaze kuvuga begera inyuma. Abana bamaze kuvuga mwese mwegera inyuma. Isabato nziza, umunsi umunezero. Nitwa Etanisha Muhire, ngiye kubabwira icyigisho cya 4. Umutwe w'icyigisho uravuga ngo umunsi Yesu yarize, icyo kwibukwa. Mwakirane ibibaremereye. Biboneka mu Bagalatiya igice cya 6 umurongo wa 2. Ubutumwa, Imana ishaka ko nita ku bandi. Haleluya. Isabato nziza, umunsi w'umunezero. Amazina yanjye nitwa Ineza Aime Samantha, nkaba ngiye kubabwira icyigisho cya 9 kivuga ngo gusangira n'inyoni ifunguro rya mu gitondo. Icyo kwibukwa. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukibe kuko ndi Imana yawe. Nzajya nkukomeza, ni koko nzajya nkutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo. Niko gukiranuka kwanjye. Biboneka muri Yesaya igice cya 41 umurongo wa 10. Ubutumwa, Imana izi ibyo nkeneye, inyitaho. Haleluya. Isabato nziza, umunsi w'umunezero. Amazina yanjye nitwa Ineza Tiamaniera, nkaba ngiye kubabwira icyigisho cya 1 inshuro 77. Icyo kwibukwa. Yesu yungamo ati, kuko uko Data wo mu ijuru azagirira buri wese natababarira mugenzi we abikuye ku mutima. Biboneka muri Matayo igice cya 18 umurongo wa 35. Ubutumwa, Imana ishaka ko mbabarira buri wese mbikuye ku mutima. Haleluya. Maranatha. Mwami Yesu naze. Amazina yanjye Bantineza Mikesi, nkaba ngiye kubabwira icyigisho cya 10. Ibyo kurya by'undi muntu yongereyeho. Icyo kwibukwa. Kandi Imana igira ubuntu bwose izabakomeza rwose ubwayo, ibakomeze ibongere imbaraga. Wandikwa igice cya 10 umurongo wa 5. Ubutumwa, kandi nubwo ibintu bibi bingeraho, nzi yuko Imana inkunda. Haleluya. Sabato nziza. Ida kadetebari. Ashikira isomo. Umutima wanjye ibaza iteka. Atigwe tisi yaciye byose. Ega Isawuli 3 anga 2. Sabato nziza. Amen. Sabato nziza, umunsi umunezero. Amazina yanjye nitwa Igabonane Tracy, ngiye kubabwira icyigisho cya 12. Ijwi rituje ry'Imana. Icyo kwibuka.
amatwi yawe azajya yumva ijwi rivuga aho niho nzira abari unyuramo. Biboneka muri Yesaya igice cya 30 umurongo wa 21. Ubutumwa nzajya negera amatwi ijwi rituje ry'Imana. Haleluya. Sabato nziza, umunsi w'umunezero. Amazina yanjye nitwa Nishimwe Ikaze Eliza, nakaba ngiye kubabwira icyigisho cya 11. Kiravuga ngo umuriro ku musozi, icyo kwibuka. Uwiteka azanyumva uko mutakiye. Biboneka muri Zaburi igice cya 4 ku murongo wa 4. Ubutumwa, Imana iranyumva kandi ikansubiza igihe nyisenga. Haleluya. Amen. Diza umunsi w'umunezero. Nitwa Didiya Mugiraneza Isimu Didiya. Ngiye kuvuga isomo. Icyigisho 13. Hejuru kandi cyane. Icyo kwibuka. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko Imana y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu Umwami wacu. Bisaba Abaroma ku gice cya 6 ku murongo wa 23. Ubutumwa, ubuntu bw'Imana ni ubugingo buhoraho. Amasomo turayasoje, wavuze wowe. Amasomo turayasoje, dukurikijeho mwegera inyuma. Aho amasomo mwegera inyuma. Amasomo, umwana wavuze isomo yegera inyuma. Abana bavuze neza amasomo. Niba bavuze amasomo mu bapepere cyane munabakomera mu mashyi. Tugiye kurikizaho abana bafite fora ndinde. Sabato nziza, umunsi w'umunezero. Amazina yanjye nitwa Nishimwe Enzo Junior, nkaba ngiye kubabwira fora ndinde. Ku munsi wa 3 babwira Labani ko nahunze. Fora ndinde. Ni mwebwe musubize. Ntago abajije abana, abajije iteraniro. Enzo, ngo subiramo. Ku munsi wa 3 babwira Labani ko nahunze. Fora ndinde. Mwarimu nadusubize. Yagikoze. Enzo yagikoze. Oya, vugira muri mikrofone. Yagikoze. Ntabwo yabyumvishe, vuga cyane. Nibyo. Biboneka he? Biboneka mu Itangiriro igice cya 31 umurongo wa 22. Haleluya. Isabato nziza, umunsi w'umunezero. Amazina yanjye nitwa Mahirwe Belize, nkaba ngiye kubabwira fora ndinde. Ariko ndabaza nti, mbese nta wundi muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumuhanuze? Musubize vuba kugira ngo hari umuyobozi ugiye kudusubiza. Nicyo yagikoze. Biboneka he? Biboneka mu rwa 2 rw'Abakorino igice cya 18 umurongo wa 6. Namwe mugende mu byisomere. Isabato nziza kandi umunsi w'umunezero.
Amazina yanjye nitwa Ineza Josina, nkaba ngiye kubabwira fora ndinde. Ubwo nari nicaye hanze mu rugo, umuja aranyegera arambaza ati, ese nawe wari kumwe na Yesu w'umunyagalilaya? Fora ndinde. Mutange ibisubizo hano mu iteraniro. Nawe ikijyane ntabwo cyasubije, ariko biboneka he? bivugaho biboneka. Biboneka muri Matayo igice cya 26 umurongo wa 69. Murakoze. Noneho tugiye gusubizwa na kiriya gihande. Ikigihande kirimo abantu bacecetse. Twagiye ikibazo kiri bubazwe kirasubiza bari. Sabato nziza, umunsi w'umunezero. Amazina yanjye nitwa Umugwaneza Sara, nkaba ngiye kubabwira fora ndinde. Bukeye niyubakira amazu mu rurembo rwanjye, ntunganiriza isanduku y'Imana ahantu nihambira ihema. Fora ndinde. Kiriya gihande mwakurikiye? Ikigihande bakurikiye? Ikigihande ntabwo cyasomye. Iki ngiki wapi? Iki ngiki icyo wagikoze. Biboneka hehe? Biboneka mu rwa mbere rw'Ingoma 15 umurongo wa mbere. Haleluya. Reka dusabe aba bamaze kuvuga fora ndinde mwegera inyuma. Mwegera inyuma. Keti hagarara hano mpagaze. Hakurikiyeho umuvugo. Fora ndinde bazikoze neza. Nawe mwashubije neza, mwakoze. Sabato nziza, umunsi w'umunezero. Ndabasuje mwese, Imana ibahe umugisha. Ngiye kubagezaho umuvugo uvuga ngo intsinzi nyakuri. Intsinzi ni iki kandi iganisha he? Ibagirwa intsinzi ya kera niba igutera kwishyira hejuru, nyamara uyibuka iteka niba ugeze aho uyikenera ngo igukomeze. Ibagirwa gutsinda kwashize iyo hari igikorwa kigutera kuvuza impanda, ariko wibuke ko hari aho wigeze utsindwa. Iyo hazamutse amarangamutima yo kwiyemera, menya ko intsinzi yizewe ikomoka ku watsinze ibigeragezo byose, ibirushya byose, inzangano zose, kwiheba kose no gucika intege kose. Uwo ni Yesu mbabwira. Intsinzi ni y'ibihe byose, nta tsindishirizo wo gutsindwa, ariko uwemeye intsinzi aramutsindishiriza. Gira umugisha mwana wanjye wo kumenya intsinzi nyakuri. Yari umusizi usigasiwe na Yesu. Ineza era Ketia, mugira amahoro. Mwakoze cyane kudutega amatwi. Mugiye kumva indirimbo noneho isoza iyi gahunda twari turimo. Kuremya agatima isuzume, mbese wicaranye iki? Niba utaramenyana n'umucamanza mukuru, ni iki kikuremya agatima isuzume. Sanga Yesu umubwire ibyawe, yiteguye kugutsindishiriza, aguha amahoro yo mu mutima, maze uhinduke umurago w'ijuru. Sanga Yesu umubwire
ibyawe yiteguye kugutsindishiriza aguha amahoro yo mu mutima maze uhinduke umuragwa w'ijuru. aho Yesu yabambwe azira iby'abari mu isi, ngaho ngwino umusange none arakwakira. Keruka i Golgota, aho Yesu yabambwe azira iby'abari mu isi, ngaho ngwino umusange none arakwakira. Sanga Yesu umubwire ibyawe yiteguye kugutsindishiriza aguha amahoro yo mu mutima maze uhinduke umuragwa w'ijuru. Sanga Yesu umubwire ibyawe yiteguye kugutsindishiriza aguha amahoro yo mu mutima maze uhinduke umuragwa w'ijuru. Nicyo cyatumye amanikwa ku musaraba, yagiraga ngo ubugingo bwacu burokoke. Yesu agira imbabazi, nicyo cyatumye amanikwa ku musaraba, yagiraga ngo ubugingo bwacu burokoke. Sanga Yesu umubwire ibyawe yiteguye kugutsindishiriza aguha amahoro yo mu mutima maze uhinduke umuragwa w'ijuru. Sanga Yesu umubwire ibyawe yiteguye kugutsindishiriza aguha amahoro yo mu mutima maze uhinduke umuragwa w'ijuru. Sanga Yesu umubwire ibyawe yiteguye kugutsindishiriza aguha amahoro yo mu mutima maze uhinduke umuragwa w'ijuru. Aguha amahoro yo mu mutima maze uhinduke umuragwa w'ijuru. Aguha amahoro yo mu mutima maze uhinduke umuragwa w'ijuru. Ndi kuvuga gakeya cyangwa ni mikoro itari kuvuga? Reka tubasabe abo hejuru bongereho kugira ngo twumvikane. Nari ndimo ndavuga ngo mu by'ukuri turashimira itorero rya Kabeza uburyo ki mutuba hafi, abayobozi, abizera, mutuba hafi mu bishoboka byose, ibyo ngibyo turabibashimira. Rero abana nk'uko mubabona biteguye ndetse banapresence neza, bamaze igihe bitegura gihagije. Rero ibyo byose tubishimira ababyeyi uburyo ki mutwohereza abana umunsi ku munsi iyo tubitabaje kugira ngo baze muri practice. Rero hari indirimbo twari turimo turabategura muri iyi minsi tumaze dutegura, ni indirimbo z'amajwi ndetse n'amashusho. Ngira ngo cyane cyane murimo murareba mwese kuri projecteur, muri kuzireba, muri kureba abana. Abana rero babakoreye indirimbo. Uyu munsi rero baraza kubereka indirimbo ya mbere
yitwa mbese wicaranye iki. Ni iyi ngiyi bahoze baririmba, murabona ko iri ku mashusho, muri kubibona mwese? Murebe kuri sikirini, ab'inyuma ab'imbere murebe hano, ngo abahariya namwe murareba hari. Rero ni indirimbo yitwa mbese wicaranye iki. Aba bana rero ntago ikiri korari y'abana ubu ngubu, turagira ngo nk'uko duhagaze hano twifuje yuko twayihindurira izina tukayita nk'uko izindi korari zitwa zifite amazina, nabo bakagira izina. Rero uyu munsi twaje kubabwira izina rya korari ndetse no kubamurikira indirimbo bamaze iminsi bategura. Rero reka dusabe reka nsabe umukuru w'itorero aze adufashe muri iki gikorwa kugira ngo kibashe kugenda neza. Reka turebe ikiri mu iki giseke umwana azanye. Haleluya. Reka mu by'ukuri tubikuye ku mutima dushimire abana, by'umwihariko ibyo badukoreye mwabibonye n'ibyo umuyobozi amaze kuvuga Michel, mu bwitange bwa buri munsi turabibona, ndetse n'abarimu b'abana. Ibi abana ntabwo bapfa kubikora, babikora kubera umuhati w'abarimu babo ndetse n'ubufatanye hagati y'ababyeyi b'aba bana. Rero mu ntoki zanjye hariho akantu keza mfashe rwose karimo amashusho y'abana, ariko icyo nashinzwe ni ukugira ngo ntangaze ku mugaragaro izina ry'ikorari y'abana. Nimujya muyibona hano, nimukajya muvuga ngo korari y'abana, mujye muvuga ngo Little Angels Choir, Little Angels Choir. Haleluya. Abana, korari yanyu yitwa ngo iki? Ku mugaragaro rero iri zina dufatanyije n'ubuyobozi bw'itorero barabizi, basanga babizi, izitwa Little Angels Choir. Mu yandi magambo ni abamarayika batoya. Burya abana bajyanwa n'abamarayika, kuko ubundi abana ni innocent, nta kibazo bafite, ahubwo ikibazo kiri ku bantu bakuru. Abana icyo umutoza nicyo akora. Ibyo batugaragarije hano ni ikigaragaza yuko icyo twabaha cyose bagikora neza. Reka rero hamwe n'ubufatanye bw'ababyeyi n'abarimu babo tunabashimira cyane ubwitange. Hari amagambo meza cyane avuga ngo haleluya, twebwe abana turabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, umugire amahoro y'Imana. Tunejejwe cyane no kubagezaho ubutumwa bwiza mu ndirimbo yacu yitwa mbese wicaranye iki, iri kuri channel yacu yitwa Little Angels Choir. Indirimbo mushobora kuyibona kuri channel, mushobora kujya muri YouTube mu ikoranabuhanga mukareba, ni Little Angels Choir. Turabakunda cyane, muri inshuti zacu, kandi mugire amahoro y'Imana. Ubutumwa ku babyeyi, nk'uko Imana ivuga ngo mumenyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, kandi azarinda asaza atarayivamo, muri Zaburi ya 22 umurongo wa 6. Babyeyi beza, mumenyereza abana banyu gukunda kwiga ijambo ry'Imana, bityo bazakura muri ubwo buryo, bazakura neza kandi bakorera Imana muri iyi si. Reka Imana idufashe kandi tugire neza, dukomeza gusaba, twongere dusaba ababyeyi kugira ngo badufashe, habeho ubufatanye hagati y'ababyeyi n'abarimu. Igihe cyose abarimu bifuza abana bababonere ku gihe, kandi muri iki gihe gitoya mwarimu Michel ngira ngo n'abarimu twabonye ubushake bw'ababyeyi. Ubushake bw'ababyeyi twarabubonye. Imana tugire neza mu izina rya Yesu. Tugiye gusoza iki gikorwa dutura itiro ryo gufasha abana bafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Iri turo rero rizabafasha harimo n'iby'uburwayi n'ibindi bibazo byugarije abana. Rero badushyire igiseke hano kugira ngo ababyeyi n'abizera muri rusange dufatanye gutanga iri turo. Reka dusabe
reka dusabe umuyobozi w'indirimbo atambuke. Mbere yuko tutanga iri turo mureke dusenge Imana. Data mwiza uri mu ijuru, turagushima kuko uri Imana nziza, niwe wahaye abana ubwenge n'ubushobozi kugira ngo nabo bagire uruhare mu murimo wawe, icyubahiro kibi cyawe. Rero iri turo tugiye gutura ryo gufasha abana bugarijwe n'ibibazo n'uburwayi butandukanye muri iyi si, turakungiye kugira ngo uduhe kubigiramo uruhare, tugusabye mu izina rya Yesu, amen. Umuyobozi w'indirimbo atambuka dufashe mu gihe dutura iri turo turirimba. Ijana na 63. Yesu arahamagara ati, Yesu arahamagara ati, nindungo rera none isalura rera jeze ninduri usarure umvuka duhamagara kandi azagororera umusubiza wese ati ndi hano abintuma nutabasha kujya kure ngo wambukire inyanja nino haraba pagani wagarurira Yesu nutabasha gushya nukango wigishe nka Paulo wakogeza iby'urukundo rw'umukiza wabambwe wabura kumurinzi kunkike z'Isiyoni wafashisha amasengesho no gutura amaturo ukayobora n'abandi mu nzira ijya mu ijuru bukwaro yakomeje amaboko ya Mose abantu bari mu kaga Yesu aragutabaza ntukagire umuvugo uti ntacyo nabura rwose ishimire gukoreshwa hitamu umurimo we maze usubize bwangu uti ndi hano amenuma. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.